Aba ni abantu benshi bamenye babamenya ku izina rya Oliver na James. Iyi ikaba kapa abantu benshi bamenye ariko kandi nabo bagaragaza ko bakundana cyane. Aha kandi ntabwo watinya kuvuga ko hari abantu benshi babereye urugero rwiza bivuye ku nama batangaga zijyanye n'urukundo cyangwa se n'abantu bakundana. Uyu munsi twavuga ko ibintu byahindutse, ibyiza byose twabonye, ibyo twabonaga, urukundo rukomeye kuri kapo yari nziza cyane. Inkuru iriho ni uko ubu batandukanye. Impamvu mvuga gutya ni inkuru iri kwamamara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hano mu Rwanda. Ese koko byaba bimeze bite? Oliver na James baba ari bantu ki? Ngwino tubane mu kiganiro tumenye byinshi. Muhaye ikaze. Aba ni abantu babiri ariko basezeranye kuba umugabo n'umugore. Amazina yabo ni Oliver Iradukunda ndetse na James. Aba bagiye bamenyekana kuri social media zitandukanye, aho bombi bitwa Oliver na James, akaba ari naryo zina ryabo bakoresha kuri channel yabo ya YouTube. Bagiye bagaragara kandi mu biganiro bitandukanye, yaba ari ku channel zitandukanye hano mu Rwanda ndetse no ku TV, televiziyo zitandukanye. Igihe babaga batumiwe nk'abantu bakundana, bagatanga ibiganiro bivuga ku kuntu bakundana n'ukuntu bakundanye, uburyo urukundo rwabo rugenda rukura rukiyongera umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kuko batangaga n'inama ku bantu bakundana cyangwa bari muri relationship, uburyo bagomba kunoza neza umubano wabo nabo bakundana. Mbere y'uko babana, mu kiganiro batanze kuri channel za YouTube, bavuze ko bahujwe n'umu ex wa James. Ubwo yari umukunzi wa mbere wa James. Batangira gukundana birakomera ndetse bemerana no kubana. Iki gihe kandi ubukwe bwabo bwabaye mu mwaka wa 2021 uba mu kwezi kwa 4. Hano bombi barakundanaga bishimiye intambwe bateye y'ubuzima bwabo. Ubu ni nabwo batangiye kumenyekana. Abanyarwanda babamenya nka kapo nziza ikundana cyane kandi yaberera urugero abandi. Hano iyo babaga bari mu kiganiro, buri umwe yagendaga avuga uburyo akunda undi, akavuga ko amukunda cyane. Aho umugabo we yagize ati, nkunda umugore wanjye cyane, aho kugira ngo nsige umugore wanjye nakwipfira bikarangira. Mu by'ukuri yari amagambo meza. Iyi kapo yagendaga ikoresha mu buryo bwo kwerekana ko bakundana cyane, kandi nanone abantu bizeraga ko abantu bakundana. Ese koko byagenze bite? Aba bombi baje kubyara umwana wabo w'imfura. Iki gihe batangira kuba umuryango wishimye kuko babonye imbuto y'urukundo rwabo. Ntibyatinze ndetse baje kubyara umwana wa kabiri. Aha kandi mu kubana ni nako bakoreshaga YouTube channel yabo, bayikora nk'akazi. Bashyiraga ibiganiro bitandukanye aho bakundaga gukora amapranka, bimwe bita kubeshyanya mu biganiro byabo bya buri munsi. Aha yabaga ari umugabo n'umugore, bombi bagategura ibiganiro byabo bakabishyiraho bafatanyije. Ibi byose kandi byagendaga bigaruka ku buryo bakundana, aho abantu benshi babishimiraga ndetse bakabakurikirana. Gusa uyu munsi hejuru y'ibyo abantu babonye nuko abantu bafataga iyi couple, navuga ko byabaye bibi. Aha ni nyuma y'amezi 3 Oliver abyaye umwana wa kabiri, yongeye kuza kuri kamera ya channel ye, ndavuga channel ye na James ari wenyine, mu gihe kandi mbere bakoraga bombi bagakora ari babiri. Aha Oliver yaje ababaye cyane, aho yasangije abamukunda inkuru ibabaje y'ubuzima ari kunyuramo. Aha yagize ati, James yarantaye ansigira abana, ubu ndi njyenyine mu rugo. Hano yarongera avuga ati, nanjye byarantunguye kuko umugabo yagiye bisanzwe agiye mu kazi ariko ntiyagaruka. Naramuhamagaye ambwira ko atari butahe. Hano Oliver yagize ngo ni ibisanzwe, ari kumubeshya nk'uko bagendaga n'ubundi bakora prank imbere mu kiganiro. Ariko kandi byarakomeje, umugabo ntiyataha. Nyuma James yaje kubwira Oliver ko atazagaruka. Ati, utangire wige kuba wenyine unimenya sinzagaruka. Ibi byakomereye Oliver kumva ko umukunzi we yamusiga akagenda. Hano asigara yibaza ku bana musigiye uburyo agiye kubaho. Nawe hano wakibaza uburyo ugiye kubaho nuko wamererwa ari wowe bibayeho. Mu magambo ya Oliver yavuze ko umugabo yagiye kubana n'umukobwa mu diaspora, ariko uwo mukobwa akaba yarigeze gukundana na James bakiri abana. Ni urugamba rutoroshye kuri uyu mubyeyi, ariko kandi unafite agahinda. Hano ari wowe wakora iki?
nyuma y'uko bibaye abantu babyakiriye bitandukanye. Bamwe bavuga ko umugabo baba baramuroze, abandi bati n'ubundi si yari uwawe, abandi bakumva ko atari kubivuga mbese ari kubihisha. Gusa nanone abenshi bihanganishije uyu mubyeyi mu buryo bwo kumukomeza, aho abandi batari gutinya kubwira James ko akoze amakosa, bati wigaye niba utinyuka gukora ikintu nk'iki. Ni komenti zitandukanye aho buri wese agenda avuga uko abyumva, ati n'ubundi abagabo b'inzobe ntibashobotse, ibijyanye n'imyumvire abantu bishyizemo. Abandi bati ni prank bari gukina baratubeshya. Gusa kuri iki Oliva yasubije ko atari prank. Tugana ku musozo twibaze, ese koko bibaho ko abantu bakundana ariko umwe agasiga undi, nyamara umuntu akagenda nta kindi kibazo afite? Wowe bikubayeho wabikoraho iki? Wabyitwaramo ute? Mu by'ukuri iki ni ikibazo gikomeye mu mubano w'abantu, cyane cyane abakundana. Hano kandi ushatse washimira Oliva, uyu mubyeyi wasigaranye abana, utararetse ngo aheranwe n'agahinda, akabishyira hanze, akabikora kugira ngo abone uko akomeza akazi ke. Igihari ni uko atari gukora nyamara atabanje kubwira abantu ibyabaye, kuko babakurikiranaga n'ubundi bari kumubaza aho umugabo we yagiye. Rero yafashe icyemezo cyo kubivuga mbere y'uko akomeza akazi ke, agira ati n'ubundi abantu bari kuzabimbaza, rero nafashe umwanzuro wo kubikora, bishyira hanze kugira ngo abantu babimenye. James yarantaye, ubu ndi njyenyine. Ibi kandi yabikoze agira ngo aharanire kubona uko akora akazi ke, kuko yumva ko cano ari gukorera hari izamutunga. Aho yagize ati kugira ngo mbone ibintu bizatunga abana banjye nanjye ubwanjye, ati ngiye kuba papa ndetse mbe na mama ku bana banjye. Cano akoreraho n'ubundi ni Oliva na James. Wakoze kubana natwe mu kiganiro, aho iki cyari ikiganiro dukwiye kwigiramo ibintu byinshi. Ndagushimiye kandi wowe wakoze subscribe, uri uw'ingenzi cyane. Nawe twumvise bwa mbere, kora subscribe tuzabane no mu bindi biganiro. Ndabakunda cyane, mu umugisha kuri njye, ibihe byiza.